turabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana akomeza ganze. Duhaye ikaze mwebwe mwamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Namwe mutarayikora niwo mwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kujya bibagereraho igihe. Imana y'amahoro ikomeze ishimwe kandi Imana ikomeze iganze. Tubahaye ikaze n'ukuri, Imana ibahe umugisha. Namwe mukomeje kutwereka ko turi kumwe, mutanga comment, mukatubwira ndetse mukanakora kuri like, bitwereka ko mudukunda, natwe turabakunda. Imana y'amahoro ikomeze kubagira neza mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, umwanya twumva ijambo ry'Imana, hanyuma warangiza tukanasenga tubwira Imana ngo iturinde, Imana ituyobore muri uwo munsi tugezemo. Uyu mwanya rero nanone twongeye kugirirwa ubuntu bwo kugira ngo twinjire muri ibyo bihe byo kumva ijambo ry'Imana ndetse no kumva icyo Uwiteka Imana avugana natwe binyuriye mu ijambo. Twarangiza tugasenga tukabwira Imana ikabana natwe. Imana y'amahoro ikomeze bagire neza. Muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Uyu mwanya Imana yampaye ijambo tugiye kuganira, turi busange mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice byaho ni 5, turasoma umurongo wa 3. Igitabo cy'Abami ba kabiri ibice byaho ni 5, turasoma umurongo waho wa 3. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Twakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo tugiye gusengeramo, iri ni ijambo tugiye kubwiriramo Imana ikabana natwe. Iki ni igihe mu gihugu cya Siriya ngo hari umutware wari umugaba mukuru w'ingabo, yari afite icyubahiro. Uyu mutware yitwaga Namani, yari afite buri kimwe cyose, yari afite igitinyiro, abantu benshi baramwubahaga, kandi ngo n'ibwami yari umutware mukuru kuko umwami yaramwumvaga. Kandi ngo igihe Namani yabaga ateye urugamba akagenda, umwami akaba azi ko ari Namani uruyoboye kuko yari umugaba mukuru w'ingabo, ngo yumvaga yuko intsinzi iri bugaruke muri Siriya. Bivuze ngo mu migisha uyu mugabo Namani yari afite n'imbaraga zo guhangana n'abanzi be, kandi akabona intsinzi. Yaba agiye ku rugamba, agiye kurwana n'abamuteye cyangwa se n'abamwiyenjeho, Namani akagarukana intsinzi. Ariko Bibiliya itubwiye ikintu ntabwo cyari kizwi usibye abo mu rugo rwa Namani, umugore we ndetse n'uyu mwana w'umukobwa wamubonye, ngo nibo babashije gutahura ikibazo cya Namani. Twibukiranye mu gihugu cya Siriya ngo ntabwo byari byemewe ko wagira icyo ukora urwaye ibibembe. Nta kintu na kimwe byari byemewe, wabwaba mu buyobozi, haba mu buzima busanzwe, nta kintu na kimwe wabaga wemerewe gukora mu gihugu cy'i Siriya urwaye ibibembe. Ariko bitewe n'uko uyu mugabo Namani yari ingenzi mu gihugu cye, umwami amenya yuko Namani arwaye, ariko abirenza ingohe, abirenza amaso, kuko yabonaga nta muntu n'umwe kumusimbura. Akomeza kuyobora arwaye ibibembe. Ndagira ngo dufatanye kuri aka kantu. Muri iki gihe Namani ni umuyobozi, kandi uko bukeye n'uko bwije ajya muri mishoni. Iyo habayeho mishoni yo kujya guheza ababembe, Namani yajyagayo, kandi uyu Namani nawe ubwe arabifite. Igihe babaga bagiye muri mishoni yo kwimira ababembe ngo bategerana n'abandi, uyu Namani yapangaga delegasiyo yo kujya gufatanya n'abandi bapanzwe kwimira ababembe. Nawe ubwo uri kubikora, uri kujya kwimira ababembe, nawe ni umubembe. Ni igihe turi mu kinyejana, buri muntu adashaka kumenya amakosa ye. Abantu baduhekesha imitwaro nabo badashoboye, kandi mu byo batwikoreza nabo ubwabo ahubwo baremerewe kuturusha. Haleluya. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Namani birashoboka ko yajyaga koga akagira abo yihisha. Yaba agiye koga akihisha abakozi, yaba agiye koga akihisha abaja, yaba agiye koga akihisha bodyguard yiwe, kugira ngo atamuvamo yarangiza akamukura ku mugati. Dufite abantu biyoberanya mu buryo bwose bushoboka, utapfa kumenya ikibazo bafite. Ariko muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, Imana irashaka kugira ngo buri muntu wese agaragare nk'uko ari, nibwo gukira kuri buze kuboneka. Haleluya.
Namani yihishaga mu buryo bwose bushoboka. Namani yageragezaga uko ashoboye kose ngo hatagira umubona. Ariko ikintu kibabaje kandi kinanatangaje, igihe habaga delegasiyo yo guhiga abameze nkawe, niwe wafataga iya mbere ari kujya kubirukankana. Hala sobenini photo play. Imana igukureho abanyamasengesho biyoberanya. Imana igukureho abahanuzi b'ibinyoma bakwihanisha ubusambanyi aribo ndaya, bakwihanisha uburozi aribo bari kujya mu bapfumu, bakwihanisha ubwibone aribo bari kwirirwa biyemera no kwibona hejuru y'abantu, bakwihanisha amagambo aribo birirwa batuvamo ibyo tuba twavuze byose. Imana igukureho abahanuzi biyoberanya, babandi bahagarariye Namani mu isi. Namani ntabwo yumvaga ko ababaye ngo yize, ahubwo ibyakorwaga byose Namani yabaga arimo. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo ry'ihumure, nubwo Namani yakwiyoberanya gute, igihe kiragera amakuru yakamenyekana. Lasiya donimando teriko sindre bonini fo. Namani yiyoberanya umwaka wa mbere ari kumwe n'abaja n'abagaragu. Namani yiyoberanya umwaka wa kabiri ari kumwe n'ababodyguard biwe n'abandi bakozi biwe bose. Namani ariyoberanya umwaka wa gatatu. Birashoboka ko n'umwaka wa kane Namani yawiyoberanyijemo, ariko burya ngo iminsi iba myinshi igahemwa n'umwe. Bibiliya avuga ngo igihe kigeze cyo kugira ngo agaragara ajye hanze, ngo yari avuye koga yibagirwa yuko hari umuja, hari akana ko muri Isirayeli banyaze kaba kari aho hafi. Ngo ako kana kagiye kubona kabona sebuja avuye koga, ariko ngo kamwitegereze ku mubiri gasanga sebuja yarashize, gasanga sebuja yarababaye, gasanga sebuja afite ni umuntu waboze, ni umuntu wari manganye ahagaze. Umwana ngo biramurenga, atekereza ukuntu sebuja arimo abura, kandi wabo muri Isirayeli hariho ubugingo, hariho gukira. Bera b'Imana, hari benshi bapfira ifiyeri bakabura bahagaze, bakibagirwa yuko iwacu indwara barwaye zikira. Reka nkubwire wowe uri muri icyo gihe cyawe, reka nkubwire wowe ubona ibintu byakuyobeye, nubwo Namani bagufasheho ijambo, nubwo bakugerageje, nubwo bakoze uko bashoboye kose ngo bakwicaze, ariko humura, iwacu niho bakirira, iwacu niho hari umuganga, iwacu niho hari imbaraga zikiza ababembe. Haleluya. Namani nubwo yakwiyoberanya, nubwo yagusuzugura ngo ni boss, ariko iwacu niho babonera ubufasha. Iwacu hari ubufasha. Niba uri kunyumva uri kumwe n'undi muntu, niba uri kunyumva ari gukangutse, ndakuremamo icyizere yuko imihangayiko yose n'ibibazo byose wagira, iwacu hariho ubufasha, hariho ababikemura, hariyo gukira. Iwacu niho hari igisubizo. Imana y'amahoro ishimwe kandi Imana yahabwa icyubahiro. La sidekro benene tanse. Umwana ngo akimara kubona sebuja ngo yegera nyirabuja. Haleluya. Ngo amare kwegera nyirabuja, aramubwira ati mabuja, ntabwo nari nzi yuko databuja ameze kuriya. Nyirabuja ati niba icyo agakobwa we bimeze bite? Aramubwira ati nditegereje ndeba databuja, mbona databuja ari kubabazwa, kandi ibyamuvura ndabizi aho biri, ibyamufasha, ibyamukoraho biri iwacu ziriya ndwara databuja yanduye. La sotre bonne contrat. Iwacu bamufasha, iwacu yabona umuti, iwacu yabona urukingo. Bera b'Imana, nta handi amarira akoreshwa, ni iwacu. Nta handi imisonga ihagarara ntuzongere kuyumva, ni iwacu. Mwana abwira nyirabuja ngo iwacu bakuraho iriya misonga iri kuri databuja, iwacu bafata databuja bakamugira muzima,
ibyo yanduye, ibyo atavukanye bikamuvaho, nta handi byarangirira ni iwacu, kuko iwacu hari ababishoboye, hari abahamagawe, iwacu hari abasizwe amavuta, iwacu icyampa databuja agahura n'ab'iwacu, agahura n'ab'iwacu. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkwifurize ngo nawe niba utaramenya iby'iwacu uhure n'iby'iwacu. Uwiteka Imana guha amahirwe yo guhura n'abahamagawe, babandi bari gukorera iwacu, babandi boherejwe n'iwacu kugira ngo bafashe abababaye, kugira ngo bafashe abari mu isi y'amarira. Lebone sanso do brain ela cedra. Uyu mwana ngo abwira nyirabuja, aramubwira ati databuja reka atere gukomeza kubura yumva. Databuja amubwira atere gukomeza imyenda kumufata ku ruhu ngo yomokane n'inyama. Ibyo ntibikwiriye ko umuntu nka databuja gukomeza gupfa ahagaze, kandi iwacu hari umuti. Sidemo impanuro y'ubuzima bwawe wo nkurikiye, nta kindi kintu cyagufasha ni iwacu. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga, Pawulo arandika aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, azahindura ibyo byose ubona bibabaje, abihindure kuba bishya mu izina rya Yesu. Ni iwacu, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Umukiza nta handi aturuka, azaturuka iwacu. Nta handi umukiza w'amadeni ava, ni iwacu. Nta handi umukiza w'inyatsi ava, ni iwacu. Nta handi umukiza w'ubugumba ava, ni iwacu. Nta handi umukiza w'inyatsi ava, nta handi umukiza w'ubushomeri ava, ni iwacu. Lopide sanse, mwifurije guhura n'ab'iwacu, mwifurije guhura n'uw'iwacu, wa wundi wasizwe, ari we wasizwe mu gihe burayi yitwa Mesiya. Mesiya mu gihe burayi yitwa wasizwe, aribyo Masiyaha, ari we Mesiya. Uwo nguwo ni urangiza byose. Tugiye kubwira buri muntu wese aho ahagaze, buri muntu wese ari kutwumvira, ugire urukumbuzi rwo guhamagara iwacu, aba ariho ubuntu bw'ubutabazi. Mwana abwira nyirabuja ngo iwacu hari igisubizo cyakiza databuja. Aramubwira ngo none bwira databuja agire vuba vuba aze atumujyane, mujyane iwacu. Hari uhamagawe witwa Elisa, araza kumufasha ibibazo byose yari afite. Muri 2024 yari ababaye, ntabwo nari ndakabibona. Mu kwa mbere yari yabonane nabi, nayobobaga impamvu yananiwe kurya, nuko ntabwo nari nakabona ikibazo afite. Ariko nyuma yo kumenya ikibazo afite, nyuma yo kumenya neza, yo kumwitegereza nkareba, nkaba mbyiboneye n'amaso yanjye, ngisobanukirwa yuko iwacu babishoboye. Reka mugende umubwire mabuja, umubwire aze mujyane iwacu. Ndikumva nanarekera aha tukasengera. Tugiye gusengera muri iri jambo, Imana nifasha tuzarigarukaho, nzaricanura neza nanone. Ariko aho uri, bwira uwo muntu wari wihebye, bwira umutima wawe wari wihebye, ubwire ibintu byose wari kubona byakunaniye, ubwire ngo ndabizi neza yuko iwacu ntabwo ari hano mu isi, iwacu ntabwo ari inaha, ariko aho duturuka, aho tubarizwa, hari ubufasha bw'ibyo dukeneye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, n'ibyo dutekereza, n'ibyo twifuza. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Nta handi biba, ni iwacu. Nta handi bituruka, ni iwacu. Tugiye gusenga Imana, uvuge ngo ndashaka ubufasha buturutse iwacu, ndashaka gukorerwamo n'Imana muri uyu munsi wa mbere y'uko inkoko irika, ndashaka intervention rapide, ndashaka gusubizwa n'Imana biturutse iwacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyiribihe, Mana nyir'ubushobozi, Mana nyir'ubutware, uyu mwana amaze kubona sebuja, abona uburibwe sebuja afite nta handi bwakirira, ni iwacu. Mu izina ryawe rikomeye, reka uyu muntu udukurikiye, Mana, abona ubutabazi buturutse iwacu, abona ibyiringiro biturutse iwacu, abona imbaraga ziturutse iwacu. Aya marira reka ahozwe n'uturutse iwacu. Mana, nta wundi wakemura ibibazo dufite keretse wowe ubitubyohereje biturutse iwacu. Natwe turabyakiriye kandi tuzi umumaro wabyo, kuko tubifashe tuzi ko biturutse iwacu, kandi biva iwacu ntabwo ari pirate, ni original. Urakoze ko ubihaye umuntu wari ungurikiye muri uyu mwanya mbere y'uko ngo kubika. Urakoze ko buri wese abonye umugisha, urakoze kuri myamashimwe kubw'ibyo twakiriye biturutse iwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha wari ungurikiye, akira ibisubizo biturutse iwacu, akira ibyiringiro biturutse iwacu, akira gushima guturutse iwacu. Imana iguha umugisha. Niba utarakora subscribe, ni umwanya wo kuyikora kugira ngo
ibiganiro byacu bikomeza kukugeraho igihe, kandi ukoreshe ya ubisangiza n'abandi kugira ngo nabo bajye bagira umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.